Mu mateka y'isi, filozofiya yagiye igiramo impinduka nyinshi cyane kuva kera kugeza yewe na n'ubu. Imigani myinshi cyane ndetse na zimwe muri principe z'ubuzima tukigenderaho muri iyi minsi, nazo ni abafilozofe bazishyizeho. Kimwe mu bihugu bizwiho kuba cyaragize abafilozofe benshi kandi beza, baje kumenyekana cyane ku isi ndetse na n'ubu, ku buryo ababyeyi benshi baba bakifuza cyane ko abana babo bitwa amwe mu mazina yabo, ni Ubugiriki. Ubugiriki buzwiho ku mateka menshi cyane yiganjemo kugira ingabo z'intwari z'abanyambaraga kandi zizi kurwana cyane mu bihe bya kera. Iki gihugu cyahaye isi abafilozofe benshi cyane bagize impinduka ku baturage bariho icyo gihe ndetse kugeza na n'ubu. Ese abo bafilozofe bigaga gute kugeza n'ubwo bahimba amwe mu masomo tukiga n'ubu neza neza nk'uko yahimbwe muri icyo gihe? Ese bo ninde wabigisha? Guhaye ikaze. Muri iyi myaka Ubugiriki hari hasanzwe ubucuruzi bw'abacakara, ku buryo mu muryango utari uw'abakire cyane, buri mwana yabaga afite umugaragu cyangwa umuja we umuhora iruhande akamufasha muri buri kimwe byibura umwe. Ubwo urumva ko mu miryango y'abaherwe byo byabaga byisumbuyeho. Abacakara benshi babaga barize ku buryo abana bitagaho ari bo babigishaga mu gihe uwo muryango udafite amafaranga ahagije yo kwishyura. Ku myaka 7 abahungu babaga batangiye ishuri bagaherekezwa n'abagaragu babo kwigira mu mashuri yabaga ari mu mihanda hirya no hino imbere y'amaduka. Urumva ko nta mazu bagiraga ameze nk'amashuri aho bigiraga. Ahangaha bahigiraga gusoma, kwandika ndetse no kubara. Ariko icyo gihe nta mategeko ngenderwaho leta y'icyo gihe yarashyizeho agenga amashuri ndetse n'uko amashuri yagombaga kuba areshya. Imikino ngororamubiri yatozwaga abahungu babategurira kuzajya mu gisirikare, kuzaba ingabo z'igihugu. Naho muzika ndetse n'imbyino byo babyigishwaga nk'amasomo abakururira gukunda ishuri. Ibyo byabaye mu kinyejana cya 5 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo. Igitabo cyitwa Greek and Roman Life cyanditswe na Ian Jenkins kivuga ko iyo abana bamaraga gukura ku myaka 12 bigishwaga filozofiya, geometry ndetse no kuvugira mu ruhame. Aya yari amasomo y'ingenzi cyane ku mwana w'umuhungu wifuzaga kujya mu birori byo kunywa inzoga bagiraga nk'umuco. Ndetse niba ashaka kumenyekana yagombaga kuba azi rhetoric. Ibi bimeze neza nko kumenya kuganiriza abantu bakomeye ndetse no kuvugira mu ruhame. Abakobwa benshi batozwaga na ba mama wabo imirimo yo mu rugo dore ko batahabwaga amahirwe yo kwiga. Umwami w'Ubugiriki wayoboye hagati y'umwaka w'165 n'umwaka w'130 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo witwa Menanda wa mbere yagize ati: umugabo wese wigisha umugore we ndetse umuntu w'igitsina gore wese akamwigisha gusoma ndetse no kwandika aba arimo aho bumara inzoka itari yakabugize. Ibi yashakaga kumvikanisha ko ngo byari kuba byiza iyo abakobwa n'abagore batiga kuko ngo nta bibazo bari guteza. Agace kitwaga Sparta mu Bugiriki niko konyine kigishaga abakobwa bari batuye muri ako gace. Abahungu bo muri ako gace bo batangiraga kwiga bafite imyaka 6 bakajya gutozwa kubaha ndetse no kumvira. Ku myaka 12 abahungu bo muri ako gace boherezwaga kwiga ibihabanye cyane n'amasomo y'abandi bigaga. Urugero, hari igihe batozwaga uburyo bwo kwiba nta muntu ugufasha. Noneho ku myaka 16 abo bahungu binjiraga mu gisirikare bakaba mu mashyamba bagatozwa kwirwanaho ndetse no kurwanirira imiryango yabo. Abakobwa bo muri Sparta nanone bari bafite ubwigenge ugereranyije n'abandi bo mu bindi bice by'Ubugiriki, dore ko bo bari banemerewe kuzungura kandi bakagira ibintu byabo bwite. Ku myaka 20 umuhungu wo muri Sparta yabaga yageze mu myaka y'ubukure. Ubu noneho yabaga yemerewe gusangira n'abandi basirikare bakuru mu cyumba bariragamo kandi yabaga yemerewe gushaka umugore. Reka noneho turebere hamwe amateka y'abafilozofe bakomeye cyane baturutse muri iki gihugu. Wa mbere yitwa Socrate.
Socrate uyu yari yaravutse mu mwaka wa 470 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo, avukira muri Deme ya Lopese muri Atene. Uyu mugabo yafatwaga nk'uwatangije filozofiya muri aka gace kose, dore ko ari we wa mbere uvugwa mu mateka ya filozofe. Ntabwo yigeze yandika iyi filozofiya ye nk'uko abandi babigenje mu myaka yakurikiyeho, kuko yizereraga mu bibazo, ubwo ni ukubazanya ibibazo ndetse n'ibiganiro. Ibi yavugaga ko ari byiza cyane kurusha guhabwa amasomo no kujya kwicara mu mashuri mukigishwa. Ibiganiro ndetse no kubazanya ibibazo ngo byashoboraga kwigisha cyane kurusha kujya kwicara ahantu runaka mwarimu akaza akabigisha. Yizeraga ko ibitekerezo byiza ndetse n'impamvu ituma umuntu akora ikintu runaka bishobora kugeza umuntu ku kuri ndetse n'ibyishimo. Ikibabaje ni uko yaje kwicwa mu mwaka wa 399 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo, ashinjwa kugumura ndetse no kugandisha abaturage, cyane cyane abana bakiri bato, urubyiruko, ndetse no kutubaha imana zabo. Yapfuye afite imyaka isaga 71. Plato uyu yari umunyeshuri wa Socrate wari umaze kwicwa. Umwaka Plato yavutsemo ntabwo uvugwa neza. Bavuga ko ashobora kuba yaravutse mu mwaka wa 428 cyangwa 427 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo, cyangwa se mu mwaka wa 424 no 423 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo. Uyu Plato yashinze ishuri rimwitirirwa ryitwa Platonic School, ishuri rya Plato. Nyuma gato mu mwaka wa 387 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo, yashinze iyo twakwita kaminuza yari ibayeho bwa mbere, ayishinga inyuma aho kilometero uva mu mujyi wa Athens, ayita Academos cyangwa se Academos, ariho havuye izina Academy mu Cyongereza. Ahantu yatangiriye iyi Academy hari hato cyane ku buryo abanyeshuri batakwirwaga neza. Nyuma y'igihe haje kwaguka, abona n'amafaranga arahatunganya. Aya mafaranga yayahabwaga n'abakire batandukanye. Hari umugabo w'umukire witwaga Dionysius wa kabiri wahaye Plato 1/2 cya miliyoni y'amadolari kugira ngo yifashishe muri ubu burezi bwe. Yari amafaranga menshi icyo gihe kandi yamufashije byinshi. Iyi Academy ya Plato yaje kwitwa ikigega cy'ibitekerezo cya mbere. Iyi tinaba kaminuza ya mbere yari ibayeho mbere ya Yezu Kristo. Plato nta mafaranga yishyuzaga abanyeshuri. Ibyo byatumye akundwa cyane, maze akajya ahabwa impano nyinshi n'ababyeyi b'abanyeshuri yigishaga. Birumvikana ko aho hantu Plato we yigishirizaga nta rusaku rwabaga ruhari nk'urwabaga ruri mu yandi mashuri yabaga ari imbere y'amaduka n'amasoko. Ibyo nabyo byatumaga abantu benshi bazana abana babo kuhiga, bigatuma abona abanyeshuri benshi yigisha, maze arakundwa koko. Abanyeshuri bundi yigishaga uyu Plato bamaraga imyaka 4 biga. Ariko hari umunyeshuri umwe turi buze kuvuga witwa Aristotle, nawe waje kuba umufilosofu ukomeye, we yahamaze imyaka 20 yose.
yagombaga kumwigisha siyansi ndetse na politike. Impamvu uyu Philippe yahisemo Aristotle kugira ngo abe umwarimu w'umwana we Alexandre ntabwo ivugwaho neza, ariko impamvu ikekwa ni uko ise wa Aristotle mbere yakoreraga sekuru wa Alexandre le Grand, ubwo yari se wa Philippe umwami wari uriho. Yari umufizisiye ukomeye kandi yakoraga mu rukiko. Aristotle yamaze imyaka 3 ari umwarimu wa Alexandre le Grand, nyuma y'uko Alexandre yagize imyaka 16 maze akabijyana na se ku rugamba. Aristotle yishurwaga neza cyane, kandi uyu Philippe yamufashaga kubona inyamaswa akoreraho ubushakashatsi bwe. Kandi Aristotle yaje kugira inshuti z'abajenerali cyane, urugero Antipata wamufashaga muri byinshi, akamufasha kumuha amafaranga ndetse no kumuhuza n'abandi bakire. Amateka avuga ko ubucuti bwari hagati ya Aristotle n'uyu Antipata generale wa Philippe bwari bukomeye cyane, ku buryo icyifuzo cya Aristotle cyabaga ari nk'itegeko kuri Antipata. Uyu Aristotle yizeraga ko Imana ariyo yatumye ibiriho byose bibaho, kandi yizeraga ko umuntu ashobora kugira ubuzima bwiza binyuriye mu gukora ibyo ashoboye gukora. Aristotle yigishije aho muri Lyceum mu kigo cye imyaka 49 yose kugeza aho asezereye akajya mu kiruhuko afite imyaka 62. Yagiye mu kiruhuko nyuma y'urupfu rw'umunyeshuri we Alexandre le Grand, maze nawe apfa mu mwaka ukurikiraho, apfa afite imyaka 63. Nyuma y'urupfu rwe abarago be bategetse ko ibitabo byo bihambwa kugira ngo bitazajya mu maboko y'abanzi be. Twumvise byinshi ku mateka y'Ubugiriki, dore ko banakoze byinshi cyane tutavuze. Siyansi yafatwaga nka filozofe gakondo yabo, ubwo byumvikanisha ko buri muntu wese wabaga atuye muri iki gihugu yabaga azi siyansi. Nanone niho Archimede uyu yafatwaga nk'uwavumbuye imibare yakomokaga. Hippocrate wabayeho mu mwaka wa 460 kugeza mu mwaka wa 377 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Uyu nawe niwe washyizeho amategeko dusanzwe dukurikizana n'ubu, avuga ko tugomba kuruhuka, tukarya indyo yuzuye kandi tugakora siporo niba dushaka kugira ubuzima bwiza. Ari mu bantu bavumbuye imiti myinshi cyane cyane ku ndwara zikiriho n'ubu ngubu, kandi niyo miti niyo tugikoresha ubu ngubu. Uyu kandi ari mu bantu bavumbuye uburyo bwo kubaga bwari bugezweho muri icyo gihe. Ndagushimiye wowe twabanye muri iki kiganiro cy'amateka y'ishuri igice cya 5. Ndagushishikariza gukora subscribe kugira ngo utazacikwa na buri kiganiro cyose kinyura kuri RTC TV impamyabumenyi. Mukomeze gukora share. Nitwa Ishimwe Eric, ndagushimiye.